Ndabasuje ikaze kuri Rwanda Update News. Ngira ngo mumaze iminsi mubona ko amafaranga hano mu Rwanda agiye kuba yakurwaho ayangaya twari dusanzwe dukoresha hakavaho akaza andi mafaranga mashyashya tuzadukoresha bitarenze amezi 12 hano mu Rwanda tukatwongeye kuba twakoresha andi mafaranga mashyashya. Ese kuba amafaranga hano mu Rwanda agiye kuba yahinduka ari umumaro bifite abaturage? Yego cyane rwose, umumaro urahari ukomeye cyane kuba amafaranga hano mu Rwanda agiye kuba yahinduka bifite umumaro ukomeye abaturage ndetse n'igihugu by'umwihariko. Ese iki cyabiteye kugira ngo amafaranga hano mu Rwanda abashe kuba yahindurwa hakaba haza andi mafaranga mashyashya tugiye kujya dukoresha? Ese nuko iki byabitewe n'iki kugira ngo aya mafaranga hano mu Rwanda abashe kuba yahinduka? Mu by'ukuri ndagira ngo munyemere ibyo byose mbibasobanurire, cyangwa se munyemere mbasomere ino tangazo aka kanya mubashe kumenya ikintu cyabiteye kugira ngo amafaranga hano mu Rwanda twari dusanzwe dukoresha abashe kuba yavaho haze andi mafaranga mashyashya. Ndagira ngo munyemere mbasomere iri tangazo Beneri imaje gusohora aka kanya rireba abanyarwanda bose bari hagati mu gihugu ndetse n'abari hanze y'u Rwanda, by'umwihariko yeko amafaranga nyine agiye kuba yahinduka akaza andi mafaranga mashyashya tuzadukoresha mu wundi mwaka ubwo 2027 tuza turi gukoresha andi mafaranga mashyashya, kuko aya ngaya yo azahita arangirana n'uyu mwaka. Murumva ko rero ni ibintu byiza cyane bifitiye abaturage n'umumaro abanyarwanda bose. Ndagira ngo munyemere mbasomere rino tangazo kakanya Beneri imaze gutangazirira buri munyarwanda wese ko amafaranga agiye kuba yahinduka. Ndayisoma gake gake rino tangazo kugira ngo namwe mbashe kumenya neza cyane ibyo Beneri ishatse kuba yavuga, kandi isome gake gake kugira ngo mwumve neza cyane icyo bishatse kuvuga. Itangazo Banki Nkuru y'u Rwanda cyangwa se National Bank of Rwanda, hashingiwe ku iteka rya Perezida nomero 11/01 ryo kuwa 27 z'ukwa 2 2026. Banki Nkuru y'u Rwanda iramenyesha abantu bose ko izi noti z'amafaranga y'u Rwanda zikurikira zizaba zitagifite agaciro mu Rwanda nyuma y'amezi 12 uhereye ku wa 2 Werurwe 2026. Itariki iteka rya Perezida rizikuraho ryatangajwe mu igazeti ya Leta ya Repubulika y'u Rwanda nyuma y'iki gihe. Izo noti zitazaba zemewe kuba zakoreshwa hano mu Rwanda cyangwa se mu kwakirana hano mu Rwanda ni izi ngizi zikurikira. Ngiye kubabwira izo noti zitazaba zemewe gukoreshwa hano mu Rwanda mubashe kuba mwazimenya kugira ngo mubashe kuba mwazigena no kuba mwazibitsa kuri banki vuba vuba. Inoti itazaba yemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda ni inoti ya 500 igiye kuba yakurwaho, yakozwe kuwa mbere z'ukwa 7 2004 na ngenzi yayo yakozwe ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2013. Iyo noti ya 500 ntago izaba yemerewe kuba yakoreshwa hano mu Rwanda. Indi noti itazaba yemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda ni inoti y'igihumbi yakozwe kuwa mbere z'ukwa 7 2004 ndetse na ngenzi yayo yakozwe ku itariki ya mbere z'ukwa 5 2015. Iyo noti y'igihumbi nayo ntago izaba yemerewe kuba yakoreshwa hano mu Rwanda. Indi noti itazaba yemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda ni inoti y'ibihumbi 2 yakozwe ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 2007. Iyo noti nayo y'ibihumbi 2 ntago izaba yemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda. Indi noti itazaba yemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda ni inoti y'ibihumbi 5 yakozwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 4 2004 ndetse n'iyakozwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 2 2009. Izo noti uko arenye hano mu Rwanda ntago zizaba zemerewe gukoreshwa mu rundi mwaka 2027. Izo noti zigiye kuba zakurwaho zihindurwe haze izindi noti nshyashya tugiye kwitega nyine tuzaba tubonye nyine uko mu wundi mwaka zizaba zimeze. Ariko nanone icyitonderwa, abafite izi noti zimaze kuvugwa haruguru cyangwa se zimaze nyine gutangazwa bashishikarijwe kwihutira kuzihinduza mu bigo by'imari bibegereye mu gihe cy'amezi 9. Abafite aya mafaranga amaze kubabwira 500, inoti y'igihumbi, inoti ya 2 ndetse n'inoti ya 5, mushishikarijwe kugenda kuzihinduza mu bigo by'imari bibegereye, mu bigo by'imari bya leta bibegereye cyangwa se ku mabanki mu gihe cy'amezi 9 uhereye ku itariki 2 Werurwe 2026 kugeza ku itariki ya mbere Ugushyingo 2026. Nyuma y'iyi tariki izo noti zizajya zihindurizwa gusa ku cyicaro cya Banki Nkuru y'u Rwanda kiri i Kiyovu i Kigali ndetse no mu mashami yayo yose kugeza ku itariki ya mbere Werurwe 2027. Ubwo nibwo izi noti zizaba zemerewe kuba zakoreshwa. Ubwo urumva ko abantu musabwe kwihutira kugenda guhindura zino noti bikiri mu maguru mashya kugira ngo mubashe kuba mwaguranirwa aya mafaranga yandi muyajyane kuri banki
ku mashami ya beneri kugira ngo babashe kuba babahindura izi noti, kuko mwamaje kubona ko bitarenze nyine amezi 9, kuko nimutinda banki amafaranga nyine azajya agenda korekitingura kuri banki. Murumva ko abaturage musabwa kugenda guhinduza amafaranga, cyangwa se umuryango musabwa kujyana amafaranga kuri banki kugira ngo babashe kuba babahindurira amafaranga, azabashe kuza bahita babahindura amafaranga, kuko aya ntago azaba cyemerewe kuba yakoreshwa hano mu Rwanda. Ese ko nababwiye ko amafaranga hano mu Rwanda bifite umumaro? Ese koko nibyo koko amafaranga kuba agiye guhinduka hano mu Rwanda bifite umumaro ukomeye ku baturage? Cyane umumaro urahari cyane ukomeye, nongere bivuge umumaro ukomeye cyane. Ubundi reka turebere hamwe ibi bintu kuba amafaranga agiye kuba ahinduka. Ubundi iyo amafaranga ahinduwe aba hari ibintu bibiri cyangwa se impamvu eshatu zishobora kuba zabitera kugira ngo amafaranga abashe kuba yahinduka hano mu Rwanda. Hazi amafaranga mashyashya, amashaje aveho, haze andi mafaranga mashyashya. Ndabaha impamvu ya mbere. Ikintu cya mbere gishobora kuba cyatera amafaranga kuba yahinduka mu gihugu, direct murabizi ko amafaranga mashyashya agiye kuza amafaranga agiye kuba ariho Perezida Paul Kagame ku noti tuzajya dukoresha, ngira ngo murabizi, cyangwa se muzi ko twari dusanzwe dukoresha ibirango ku mafaranga twari dusanzwe dukoresha, ariko kuri ubu ngubu nuko amafaranga agiye kuza mashyashya hazaba ariho Perezida Paul Kagame. Ese kugira ngo perezida bamushire ku noti z'amafaranga bagiye kujya bakoresha mu gihugu, ubundi biba byatewe n'iki? Ubundi bareba ibikorwa umuperezida yakoze n'ibigwi yubatse mu gihugu cyangwa se no mu sosiyete cyangwa hanze y'igihugu. Gusa murabizi ko perezida yakuye igihugu ahantu hakomeye cyane cyane ugereranyije nyine naho igihugu cyari kiri cyangwa se naho kimaje kugira. Murabizi ko u Rwanda ruri mu iterambere ry'umuvuduko uri hejuru cyane. Ibyo byose mu by'ukuri rero ni ibintu bagenda bareba bagahuzahuza bakabona ko umuperezida yakoze ibikorwa by'indashyikirwa, bakavuga ngo reka bamushire ku mafaranga azasohoka azabe ariho. Cyane cyane ko n'abaturage nabo bagiye babyisabira cyane, bakavuga ati ngo perezida kuki ibindi bihugu bikoresha abaperezida ku mafaranga yabo, kuki twe tutakoresha perezida kandi adukoreye ibikorwa byiza cyane. Mu bwo buryo bwo kumushimira ko yakoze ibikorwa by'indashyikirwa, nibwo buryo bahisemo baravuga ati ngo reka bazakoreshe Perezida Paul Kagame ku mafaranga agiye kuza amashyashya kugira ngo babashe kuba baheza imirimo yakoze n'ibikorwa bye nyine agaciro muri rusange. Gusa nanone nababwira ko ikindi kintu gishobora kuba cyatera kuba amafaranga agiye kuba yahinduka cy'umumaro by'umwihariko ni uko iyo amafaranga mu gihugu abashije kuba yahinduka. Murabizi ko mu myaka yashize hano mu Rwanda amafaranga yari ari hejuru cyane, aho washobora kugenda mu isoko ujyanye nk'ibihumbi 5 ukaba wagura ibintu byinshi cyane, cyangwa se ujyanye nk'igihumbi ukaba wagura ibintu byinshi. Ariko kuri ubu ngubu nuko ntago bishoboka. Ushobora kugenda nk'ibihumbi 8 ku isoko ukagura nk'ikiro cy'inyama gusa ugasanga nta kindi kintu uguzemo. Ariko kuri ubu ngubu nuko amafaranga agiye kuba yakongera kuba yahinduka, birahita byongera biyaheshe agaciro, azamuke ku isoko ry'umurimo ndetse no hanze, aho amafaranga y'u Rwanda ashobora kuzajya afite agaciro gashobora kuba kanganya n'amafaranga y'amanyakenya, cyangwa se akaba narusha amanyakenyaho agaciro gatonya. Murumva ko rero iyo amafaranga agiye guhinduka nyine bihindukana n'impamvu nyinshi cyane. Amafaranga hano mu Rwanda azahita agira agaciro mu bihugu nyine. Muri Kenya ashobora guhita arusha agaciro amafaranga y'amanyakenya, akaba afite agaciro twari dukoresha amafaranga y'amanyarwanda kuyabona bikajya biba bigoranye. Aho inoti ya 500 cyangwa se inoti ya 5 izajya usanga ari inoti ya senkani. Inoti mu bibiri uzajya usanga ari inoti ya 20, inoti ya 500 ushobora no kutazaba ibaho. Urumva ko amafaranga nyine kuyabona n'uri izajya bigoranye. Gusa none nababwira ko mubyukuri iyi gahunda rero igiye kuba yahinduka y'amafaranga, mugomba kwihutira kujyana amafaranga kuri banki yanyu hakiri kare vuba cyane mu mabikiri mu maguru mashya, kugira ngo muzabashe kuba mwahabwa ingurane z'amafaranga yanyu, kuko murabizi ko hari abantu bafite amafaranga menshi cyane bayabitse mu nzu baba ariko mugomba kuyajyana kuri banki kugira ngo bazabashe kuba bayabahindurira mu gihe amafaranga azaba yabashije kugira bitarenze amezi 9, kuko nyuma y'icyo gihe banki nizabasha kuba yayikoregitingira ayo mafaranga. Ndabashimiye twabanje kuva iyi video itangiye kugira irangiye, muri abantu b'agaciro cyane. Ariko niba iyi video wayikunze, kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. By'umwihariko ni kuri Rwanda Update News. Niba wakomeje gukanda subscribe, umuntu w'ingenzi cyane ko nimutara kandi subscribe, kandi subscribe ufungura inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nkanga meza leta ibagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu ba mbere. Turakunda cyane irya itangazo Beneri yamaje gutangaza akakanyarira abanyarwanda bose ko amafaranga y'u Rwanda agiye kuba yahinduka bitarenze amezi 12 mu Rwanda. Mu wundi mwaka tukaba turi gukoresha andi mafaranga mashyashya. Ndabashimiye cyane kandi ndabakunda.